Abantu benshi bahora bibaza uburyo ki bafata nimero yabo ya telefone bakayihuza n'iy'undi muntu runaka bitewe n'impamvu runaka, harimo kuba nta mwanya afite wo kuvugira kuri telefone agahitamo ko hari umuntu wagiye imwitabira kubera wenda afite akazi kenshi cyangwa se ahuze cyane, agahitamo umuntu uzajya witaba telefone ye mu gihe hari umuntu umuhamagaye cyangwa se umushatse kuri telefone ye ngendanwa. Kuba urwaye cyangwa se utabasha kuvuga mu gihe urwaye, ushobora guhitamo umuntu uzajya witaba telefone yawe mu gihe hari umuntu uguhamagaye. Kuba ushaka kuneka umuntu runaka, ushaka kumenya ibintu akorera kuri telefone cyangwa se avugira kuri telefone ye, nabwo ushobora gukoresha uburyo bwo kuba wahuza telefone yawe ukayihuza na nimero yiwe. Ushaka kumenya ibyo umuntu avugira kuri telefone ye ndetse n'abamuhamagara, tuvuge wenda ushaka kuneka nka sheri wawe, kuko abantu benshi cyane usanga bahora bibaza ikibazo ati ni gute nabasha kumenya ibyo sheri wanjye avugira kuri telefone. Rero icyo gihe nta kindi kintu ukora, ni uguhuza telefone yawe niye. Rero icyo gihe abantu bamuhamagaye bose ubasha kumva ibintu bavuganira kuri telefone, ukamenya abaribo, mbese amakuru yose ukeneye kumenya icyo gihe urayabona. Nkwibutsa ko ibintu rero atari byiza kubikora mu gihe nta bwumvikane bwabayeho hagati yawe ndetse na wa muntu ushaka kujya wumviriza cyangwa se ushaka guhuza nimero yawe na nimero yiwe, ukabihuriza hamwe ku buryo bazajya bamuhamagara ukabasha kumenya umuhamagaye ndetse n'ibyo bavuganiye kuri telefone. Rero ikintu bisaba kuba wowe na wa muntu mwabyumvikanyeho, akakwemera kuba yaguha ububasha bwo kuba wakoresha telefone cyangwa se wajya wumviriza ubutumwa bwe cyangwa se abamuhamagara. Ariko nubwo wenda bitemewe cyangwa se ari ibintu bitari byiza cyane, abantu benshi bifuza kubikoresha ndetse na bamwe barabikoresha kugira ngo bamenye amabanga y'abantu bari kumwe mu gihe runaka. Tuve nk'urugero, ushaka kumenya amabanga ya sheri wawe cyangwa se ya mugenzi wawe cyangwa se y'umuntu, ukaba wafata telefone yiwe cyangwa se nimero yiwe ya telefone ukajya umwumvira amabanga yiwe avugira kuri telefone mu gihe bamuhamagaye. Nk'uko rero nari maze kubivuga, ibi bintu ugomba kubikora wumvikanye na nyir'ubwite kugira ngo atagira ingaruka bizakugiraho mu gihe wumviriza wa muntu telefone yiwe na nimero yawe warabihuje ku buryo bamuhamagara, ukamenya ibyo ari kuvugira kuri telefone cyangwa se ukamenya abantu bamuhamagara bose ukajya ubitaba. Rero ibi bintu birasaba ko ugomba kumvikana na wa muntu kugira ngo nyuma atazabimenya ubundi bikaba byakumerera nabi cyangwa se bikaba byakugeza ahantu hakomeye cyangwa se mu bindi bibazo bigiye bitandukanye. Rero uyu munsi ngiye kwereka uburyo ki wabasha gufata telefone yawe ukayihuza na telefone y'undi muntu cyangwa se nimero yawe ya telefone ukayihuza n'iy'undi muntu, ukajya wumviriza ibyo avugira kuri telefone ye buri gihe igihe ubishakiye. N'ibisanzwe rero mukaba mugiye kubana nanjye Hirwa Olivier. Nimba utarakanda subscribe uyikande, unakande no kunzogera nimba uri mushyashya kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube channel, nguhaye ikaze. Rero nimba witeguye reka dutangire. Nta kindi, fata telefone yawe ubundi ukurikirane akantu ku kandi, kuko ni ibintu bitagoye cyane kandi bidakomeye, ariko bisaba kugira ngo ubirebe neza kugira ngo umunsi wabikoze ushaka kubivamo cyangwa se ubona ko bitakiri ngombwa gukomeza kumviriza wa muntu, uzabashe kuba wanabikuramo muri telefone yawe bitabaye ngombwa ko bigumamo bikaguteza ikibazo kindi utari witeguye. Rero nizere ko wafashe telefone yawe ubundi ukagendana nanjye tukareba uko bigenda bikorwa akantu ku kandi. Rero nta kindi kintu ukora, ufata telefone yawe ukajya aho usanzwe wandikira abantu cyangwa se wandikira nimero kuri telefone, warangiza ugakanda akanyenyeri 002 akanyenyeri nimero ya telefone ushaka kujya wumviriza, ukayishyiramo. Umara kuyishyiramo ugashyiraho urwego. Iyo urangije rero uhita wemeza kuri simukadi ushaka kujya wakiraho bwa butumwa bwa wa muntu ushaka kujya wumviriza. Nimba ari abantu bamuhamagaye, wowe ugahita ubitaba cyangwa se ukumva ibyo bavugira kuri telefone. Rero uhitamo simukadi ushaka kuba wakoresha. Rero ari Airtel, MTN cyangwa se indi ariyo yose birakunda. Rero wemeza kuri simukadi ushaka ukayemezaho, bakwereka buno butumwa ukanda kuri OK. Iyo umaze gukanda kuri OK uhita ujya hano hejuru kuri notification ukamanura, uhita ubona ko hano kuri notification hari akamesaje baguhaye. Rero iyo uhageze ugakandaho, umaze ugakandaho urategereza akanya gatoya bikaredinga.
urabona ko rero bakweretse ko nimero zose zihamagaye uriya muntu uzajya uzakira kuri telefone yawe, yaba ari igihe bamuhamagaye bagasanga arimo kuyivugiraho, wowe uzajya uhita wakira wa muntu wari umuhamagaye kuri telefone yawe, telefone yawe izahita isona uvugane na wa muntu wari umuhamagaye. Ndetse no mu gihe bamuhamagaye ariko ntiyitabe cyangwa se agatinda kwitaba telefone ye, wowe uzajya uhita witaba wa muntu wari umuhamagaye kuri telefone ye ijimije cyangwa se itari gucamo. Icyo gihe wowe uzajya uhita wakira abantu bamuhamagaye kuri nimero yawe ya telefone. Hejuru bari kwereka ko bino bintu byose uko ari bitatu biri munsi ko uzajya wakira abantu bamuhamagaye bitewe n'izi mpamvu ziri aha ngaha, harimo kuba telefone ye ijimije cyangwa se itari gucamo, kuba yanze kwitaba telefone cyangwa se yatinze kuyitaba, cyangwa se arimo kwivugiraho wowe ugahita witaba abantu bari bamuhamagaye. Rero bino bintu iyo umaze kubikora wenda agashira igihe runaka cyangwa se wenda ku kanya ukaba wifuza guhita ubivamo, nta kindi kintu ukora, uraza ugasubira hahandi ujya ugiye guhamagara. Iyo umaze kuhagera ukanda iyi kode ngiye kukwereka, ukanda urwego 002 urwego. Iyo umaze gukanda ino kode uhita wemeza kuri ya simukadi wari waremejeho kugira ngo ujye wumviriza wa muntu. Rero iyo umaze kubikandaho usubira hano handi hejuru, cyangwa se ugahita ubona kano notification kahise kaza, ugahita ukanda kuri OK, kakubwira ko serivisi zose wari wemeje zijyanye no kumviriza umuntu cyangwa se kwakira nimero zimuhamagaye zahagaritswe, ukemeza kuri OK. Rero reka turebe indi kode ya kabiri wakwifashisha kugira ngo wumvirize umuntu. Tutari twagera kuri iyi kode ya kabiri, reka nkubwire ko ubu buryo nkweretse bwo kuba wakuramo iyi kode ya mbere mu gihe wari usanzwe wumviriza umuntu cyangwa se wemeje uburyo bwo kumviriza umuntu, ubu buryo rero nkweretse bwo kuba wabikuramo ntabwo bivamo burundu, ahubwo nyuma ndaza kukwereka cyangwa se ku musozo w'ino video ndaza kukwereka kode ikuramo ibintu byose ndaba nakweretse, kuko ndaza kukwereka andi makode yose. Rero amakode yose ndakwereka kode yahita ibikuriramo rimwe, kuko iyi kode nkweretse no kugira ngo ubikuremo cyangwa se ukuremo buno buryo bwa mbere, ushobora kuyikoresha ariko wa muntu yajya kureba nimba hari abantu bamwumviriza agasanga nimero yawe iracyarimo, kandi wowe muri telefone yawe warabisibye warabikuyemo. Rero kode ndaza kukwereka ku musozo, ni kode igufasha ku buryo wowe mu gihe wamaze kubivamo nawe yagiye gucekinga cyangwa se agiye kureba nimba abantu bamwumviriza kuri telefone ye, asanga nta muntu n'umwe umwumviriza kuri telefone ye. Rero kode ya kabiri tugiye kureba, kanda akanyenyeri 6 akanyenyeri 0, ubwo ni nimero ya telefone, uyishyiremo, ushyireho urwego, wemeze. Tegerezaho akanya gatoya kugira ngo tubone notification. Rero notification urabona ko yaje, ugahita ukanda kuri OK. Iyi kode dukoresheje uzajya wumviriza umuntu mu gihe hari umuntu umuhamagaye cyangwa se amushatse kuri telefone ye agasanga arimo kuyivugiraho cyangwa se ntamufate, ndetse cyangwa n'igihe yabizimije telefone yiwe, wowe ugahita wakira ya nimero yari muhamagaye ukayitaba muri ako kanya. Rero nawe ushaka kuyikuramo iyi kode ukanda yego, ukandika 61 urwego, ukemeza kuri ya simukadi wari wakoresheje. Urabona ko bya bintu twari twemeje cyangwa se za serivisi twari twagiyemo batubwiye ko zihagaritswe. Aha ngaha rero nabwo ntabwo ubu bihagaritse burundu, kubera ko nanone wa muntu agiye kureba nimba hari umuntu umwumviriza kuri telefone yiwe yasanga hari abamwumviriza. Rero nk'uko nakubwiye
ku musozo ndakwereka kode yagufasha kuba ibintu byose cyangwa se amakode yose wakoresheje kuri telefone yawe cyangwa se ibintu byose wakoresheje kuri setting za telefone yawe mu bijyanye no guhamagara no guhamagarwa byose bita bivamo. Rero iyo urangije aha ngaha uhita ukanda kuri OK. Rero reka turebe kode ya gatatu. Kode ya gatatu nayo nk'ibisanzwe nk'uko twagiye tubibona, uraza ukaza aha ngaha ugiye guhamagara ugakanda akanyenyeri 6 akanyenyeri nimero ya telefone urwego, warangiza ukemeza kuri ya simukadi ushaka kujya ukoresha wumviriza wa muntu. Urabona ko ngaho bisaba batwereka ko ibyo twasabye byabaye successful. Ubwo aha ngaha rero uba watangiye kumviriza wa muntu ushaka. Iriya nimero tumaze gushyiramo, umuntu uzajya uyihamagara ntabwo nyirayo azajya yitaba, ahubwo ni njyewe uzajya witaba kuri nimero yanjye. Rero nabyo uhita wemeza kuri OK. Ushaka rero kubikuramo ukanda urwego 6 urwego, ukemeza kuri ya simukadi wari waremejeho. Urabona ko baduhaye ubutumwa buvuga ko ibintu byose twe twaremeje muri telefone byahagaze, ariko aha ngaha naho ntabwo biba bihagaze mu buryo bwa burundu. Naho ni kimwe na kwa kundi nakweretse kuri kode ya mbere cyangwa kuri kode ya kabiri, naho iyo ukoze gutya ntabwo biba bivuyemo burundu, kubera ko agiye kureba abantu bamwumviriza ya nimero yawe yayisangamo. Rero ku musozo niho ndakwereka ko cyangwa se ndakwereka kode wakoresha kugira ngo byose bivemo burundu. Rero uhita wemeza kuri OK. Rero reka turebe kode ya 4 ari nayo ya nyuma. Ukanda akanyenyeri 67 akanyenyeri nimero ya telefone urwego, ubundi ugahita wemeza kuri ya simukadi ushaka kujya ukoresha wumviriza wa muntu ukayemeza. Urabona ko ngaha batweretse ko ubusabe twasabye bwakunze. Ubu wa muntu aka kanya tukimara kwemezamo iyi kode tuzajya dutangira twumvirize ibiganiro akorera kuri telefone ye. Abamuhamagara bose tuzatubakira kuri nimero yacu. Ntabwo we abantu bazongera kumuhamagara bagasanga arimo kuyivugiraho, bagasanga irajimije cyangwa se agatinda kubafata, twebwe tuzahita tubafata kuri telefone yacu. Wa muntu umuhamagaye ntabwo azajya amenya ko ari undi muntu witabye telefone ye, ahubwo azajya yumva ari undi muntu, ari ijwi rihendutse gusa, cyangwa se nimba aramagaye umuntu w'umugore akumva ni umugabo umwitabye, ariko muri nimero ya telefone cyangwa se muri telefone yiwe azajya abona ko ya nimero ahamagaye ikiri yayindi nta kintu cyahindutsemo. Rero umaze kubyemeza ukanda aha ngaha kuri OK. Rero nabyo uhita ubikuramo mu gihe ushaka guhagarika gukomeza kumviriza wa muntu wari waremeje ko ushaka kujya wumva ibiganiro agirira kuri telefone cyangwa se abantu bamuhamagara kuri telefone. Rero ushaka kubikuramo nabyo cyangwa ushaka gukuramo iyi kode ya 4 maze kukwereka, ukanda urwego 67 urwego, ukemeza kuri ya simukadi wari warakoresheje cyangwa se wakoresheje wumviriza wa muntu ukayemezaho, ubundi ugategereza ubutumwa ukwemeza ko bya bintu byahagaze. Rero ubutumwa ngubu butwemeza ko ya serivisi twari twaragiyemo cyangwa twari twagiyemo yo kuba twakumviriza iriya nimero twari twanditse hariya ko byahagaze. Rero n'ubu buryo nabwo ntabwo biba bihagaze burundu, kubera ko wa muntu ashaka kureba abantu bamwumvisa kuri telefone yiwe nimero yawe yayisangamo. Rero buno buryo bwose nkweretse ko ari bune ni uburyo wakwifashisha kugira ngo ujye wumviriza cyangwa se ujye umenya abantu bahamagara umuntu runaka. Rero ubu buryo nk'uko nabibabwiye mbere, hari uburyo bwo kubikuramo burundu ku buryo wa muntu agiye kureba nimba ari abantu bamwumviriza yasanga nta nimero n'imwe yigeze imwumviriza kuri telefone yiwe.
rero nta kindi kintu bisaba usibye gukoresha kode nk'uko n'ahandi hose twagiye dukoresha kode zigiye zitandukanye. Rero kode ukoresha ahangaha nta yindi, ni kode ya gusa neza nizo nagiye nkwereka, kuko ntabwo iruhije, ntabwo ari uburyo bugoranye, nabyo ni ibintu ukorera kuri telefone yawe ako kanya. Rero nkari nakwereka wenda iyo kode yo kugira ngo ubikuremo byose. Mbere na mbere, mu gihe izi kode uko ari enye maze kukwereka uzikoresheje ntizikunde cyangwa se ntibikunde kuba wakumviriza wa muntu bakakwereka ko byanze, akenshi na kenshi biba byatewe n'ubwoko bwa telefone yawe. Ariko ubwoko bwa telefone bwose waba ukoresha, yaba iPhone, Android, birakunda, ariko hari igihe usanga zimwe na zimwe by'umwihariko bitarimo gukunda. Ariko iyo kode imwe yanze ugerageza indi, kuko hari igihe biba byatewe n'uko aya makode amwe n'amwe baba barayakoreye update. Rero nk'uko twagiye tureba kuri ya makode nagiye nkwereka kode, buri kode ndetse na kode iyikuramo. Rero uramutse ukoresheje yari amakode bikanga, cyangwa se nuko nababwiye ko ya kode nagiye mbereka cyangwa se ziriya kode zitabikuramo burundu, reka rero nkwereke kode yagufasha kuba biriya bintu byose wagiyemo, cyangwa se kode zose washyize muri telefone yawe, cyangwa se yaba ari abantu bashyize kuri amakode muri telefone yawe, cyangwa se hari abantu wowe bakumviriza, cyangwa wowe wagiye wumviriza, uburyo ki wabasha kuba wasiba ibintu byose byakorewe kuri telefone yawe. Rero nta kindi kintu ukora, ukanda iyi kode ngiye kwereka, ukanda urwego inshuro ebyiri, ugakanda 002 urwego. Nongere nkusubiriremo, ukanda urwego inshuro ebyiri, 02 urwego. Ibintu rero byose byabereye kuri telefone yawe cyangwa se byabereye kuri telefone yawe byose uhita ubisiba burundu. Uhita ukanda kuri ya simukadi wifuza ko uhanagura ibintu byose byayikoreweho, ukayemeza. Umaze kuyemeza uhita ubona buno butumwa bukwemeza, ukubwira ko ibintu byose byabiri muri telefone yawe byose bihanaguwe. Uhita wemeza kuri OK. Rero abantu benshi mujya mwibaza ukuntu wabasha kumviriza ibyo umukunzi wawe cyangwa se umuntu runaka, umukozi wawe, yaba ari umukozi wawe ushaka kumenya amakuru yiwe, cyangwa se ufite ikibazo cyo kuba utabasha kuvugira kuri telefone yawe, ushaka ko hari undi muntu wakwitabira telefone yawe, cyangwa se waba uhuze, cyangwa se hari impamvu runaka yatuma ushaka ko hari umuntu wajya witaba telefone yawe mu gihe baguhamagaye. Rero izi ni zo kode wajya wifashisha. Rero nkubwira ko ugomba kuzifashisha mu buryo bwa nyabwo bwemewe, ukirinda kuba wazifashisha uneka abantu bagiye batandukanye, kuko igihe babimenye bashobora no kugushyira mu nkiko, cyangwa se mukaba ashwana ku rwego ruri hejuru cyane. Rero nimba wakunze iyi video, ndagusaba gukanda like, unayisangize n'inshuti zawe. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro wacu Holy Empire, ukaba utari wakanda subscribe, yikande, unakande no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona izindi video tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Rero nk'ibisanzwe mukaba mwari kumwe nanjye Hirwa Olivier, muhawe ikaze kuri Holy Empire. Mugire ibihe byiza.